intambara nziza kuko Kristo niwe mbaraga zawe. Fata ubugingo aguhaye. Ngobu haleluya. Fata ubugingo aguhaye kubera yuko iryo kamba ryawe umwanzi arashaka kuryangiza, umwanzi arashaka kuri kwiba, ariko Kristo niba muri kumwe nta uzakuvuvunura mu biganza bye. Cya munani bibagirwe tuzabagumana inaha ngaha. Ni amakuba abiri twebwe dufite. Icya mbere ni amatafari turi kubumba, ariko tuyabumbana inkoni zituri ku mugongo, tuyabumba mu buryo butoroheje kubera yuko inganagano zirimo zirabura kuri bamwe. Inganagano zibuze, Yesu yavuze ngo muramenye ntimuzasinde, ntimuzaganye, ntimuzaganye ngo musinde amaganya y'isi. Kabiri, igihe inganagano byoroshye ko ziboneka kubera yuko hari abo zijya zigira gute zoroha ko ziboneka. Akazi ukabona biragenda, ugacuruza ukabona amafaranga araje, ariko biriya nabyo nubwo mu byita ibisubizo, ariko n'ibigeragezo byo mu bundi buryo. Hariya naho Satani hategeye abantu. Dore rero inganagano zabonetse, Satani naho yaje kubera yuko ritotezwa n'umuntu umwe. Irya mbere yo kuza kwa Kristo, gutotezwa kwaryo kwahereye muri Egiputa. Ngo hima undi mwami utarigeze kumenya nde? Yosefu. Ngo arangije yitegereza ubwo bwoko butura ukwabwo butajya bubaranwa n'andi mahanga. Ngo asanga mu gihugu cye bururimo burarushaho kugwira, ngo bizarangira bumize ba gakondo y'icyo gihugu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Iyo ngeze hano siniyumva nk'umushyitsi, niyumva nk'umwana mu rugo, kubera yuko benshi muri mwe mwicaye hano turaziranye. Aha mpagenzi inshuro nyinshi, benshi twamenyaniye mu masengesho, niwo murimo nakoze igihe kinini. Burya niyo nazaga ahangaha kenshi niyo nabaganjemo. Rero bamwe na bamwe turaziranye, ariko kuba ndi tutaziranye, nitwa Kubwimana Jean Felix. Umugabo ufite umugore n'abana babiri. Imana iherutse kuntungura inyongerera inshingano, impa umuhamagaro cyangwa se impamagaro ko yashimye ko uyu munsi tuza gusangira namwe. Mumfashe tuyihe icyubahiro. Ni icyubahiro kiremereye ntahabwa n'umuntu, kubera yuko ubwoko bw'Imana, Imana irabukunda kandi buha agaciro. Mu isi nta kintu na kimwe kiyirutira ubwoko bwayo. Buriya mu Rwanda twatashye Convention Center, twumva dukoze ikintu gikomeye. Abantu baranywa barishima kubera yuko twari tubonye igikorwa remezo mpuzamahanga kandi cyiza. Ariko igitangaje, mu isi twarishimye, ariko mu ijuru ntibigeze bakoroma mu mashyi. Imiturirwa yose iba ku isi, imiremire cyangwa se n'indi itandukanye ibihugu bigenda byirata, iyo wumva ibihugu byirata ibitwaro bya kirimbuzi byacuze, mu isi twumva twishimye tugakoma mu mashyi. Ariko igitangaje, ntabwo ijuru rijya rinyeganyezwa n'ibyo bintu birumbaraye binini bityo. Dore ikintu kinezeza ijuru, kubona umuntu umwe mu iteraniro ringana gutya avuze ngo Yesu ndaguhindukiriye. Icyo gihe ijuru ryose, inteko y'ijuru ryose ikoma mu mashyi, ikishima, ikarema ibirori.
agaciro k'abantu bicaye hano karuta kure ubutunzi butuye mu isi, karuta kure ibyo bantu bamaraniye by'ubutunzi bwo munsi y'ubutaka, karabiruta. Imana ibaha agaciro rero. Uko nguko ibaha agaciro, nkwiriye kubishimira Imana yo ibanteretse imbere kugira ngo inyuzemo ibyayo mbashe gukorana nayo, maze ubwoko bw'Imana bugaburirwe ifunguro rishyitse. Mwongere mumfashe tuyihe icyubahiro. Ndashaka ko tuza kwiga ibintu byinshi, ariko kandi mu gihe gikwiye, nkuko liturujia y'itorero ryacu ibiteganya. Biraza kugusaba kunkurikira, hanyuma kandi biraza kugusaba kuba bugufi bw'Imana cyane, kubera yuko namenye neza ko iyo umuntu avuze ijambo rimwe, uri kumwe n'Imana, uri kumwe n'Umwuka Wera, Mwuka Wera atuma rya jambo umuntu avugiye hano rihamagara irindi muri wowe, bityo ugafashwa kurusha uko umuntu yavuze. Jewe bimbaho, nkunda kwandika iyo umwigisha ari kwigisha, ariko 90% y'ibyo nandika iyo ubigenzuye usanga umwigisha yavuzemo 10%, hanyuma ibindi 90 umwuka yabinzaniye, akabinzanira akavuga ijambo, iryo jambo rigahamagara irindi muri jye, nkaryandika kuko numva bijyanye. Bityo umuntu w'Imana w'imbere akaba gwije imbaraga kubw'inyigisho Imana yohereje inyuze mu mukozi wayo. Ndagira ngo dusome ntagiye muri byinshi, byari uburyo bwo kugira ngo mbategurire inyigisho tugiye kwiga. Reka dusome, turasoma imirongo itari myinshi cyane. Reka dusome duhereye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, tugende tujye kuri page ya 86 mu isezerano rishya. Ubwo ni ubutumwa bwanditswe na Luka, birumvikana. Turajya mu gice cya 21, dusome duhereye ku murongo wa 34. Haravuga ngo, Luka 21 34 kugeza kwa 38. Haravuga ngo, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Iminsi yose yirirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho ari mu rusengero kumwumva. Tugende mu Baroma, rwandiko rwandikiwe Abaroma gice cya 12. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere, ni page 162 mu isezerano rishya. Cumi na kabiri, dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Aravuze ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Uwa 3 turavuze ngo, ndabwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze, nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Ibyahishuwe igice cya 3
ho turakurayo umurongo umwe, ni paje ya 252. Hanyuma reka dukureyo uwo murongo umwe, ndaba nsigaje ahantu hamwe honyine, naho dukureyo umurongo umwe, ubundi twumve icyo Imana idushakaho muri uyu mwanya. Haravuze ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Turasubira muri Luka kandi igice cya 12, ni paje ya 76. Luka igice cya 12, turasoma umurongo wa 35 wonyine. Haravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Haleluya. Noneho mubumbe Bibiliya zanyu, hanyuma tube turekeye aho gusoma, nituza gukenera gusoma indi mirongo, cyakora kubera igihe cyacu ubwo ntabwo turi buyisome. Icyakora ndabarangira aho iherereye muyandike, hanyuma muze kuyisoma mwitonze. Uwiteka Imana abane natwe. Nkimenya ko Imana igambiriye kuntuma cyangwa kubantumaho, narabisengeye kubera yuko ijambo ry'Imana ntirimenyerwa. Nigeze gusa naho mbimenyereye, nkoresha ubunararibonye kubera yuko nahamagawe, Imana impa impano yo kuvuga ubutumwa. Nsa naho rero nibwira ko kuvuga ubutumwa ari ibintu umuntu amenyera cyangwa se amira. Ndirara rimwe natumiwe ahantu, mfatiranwa n'ibintu byinshi, sinabasha kwegera Imana kurutaho. Ngenda numva ko nzabwiriza ijambo nabwirije ahantu, nkabona bigenze neza, ariko nari niyoboye kubera yuko iryo jambo ntabwo ari wo mutima Imana yashakaga kuvugutira ubwo bwoko. Nibwiye ko uko nabivuze hariya bikagenda neza, ari nako ndi bubitondeke neza n'ubundi naho bikagenda neza. Kandi koko nari nagerageje kubitondeka neza, ariko nza kumenya ko atari wo mutima Imana yari yagambiriye kuvugutira iryo teraniro. Birangira rero mbonye ko nyine atari wo Imana yari yateguye. Navuye aho nihana kandi mfata icyemezo cy'uko nta rindi teraniro nzongera kwinjiramo ntabanje kurisengera, kubera yuko ijambo ry'Imana ntirimenyerwa. Abantu b'Imana nabo kubahwa, abantu b'Imana ntago ari abo kurya imicafu cyangwa se imisigazwa y'abandi. Mugomba kurya ibintu biri fresh. Haleluya. Narasenze rero, hanyuma muri uko gusenga maze iminsi n'ubundi ndi muri uwo mujyi wo gusenga, kandi muri iyo minsi maze Imana yampereyemo umurongo w'imyigishirize nkwiriye gukurikira, ugira uti Kristo ntabwo atinze, ari hafi. Kubw'ibyo ntumwa gukoresha inama y'ubukwe bwe n'abageni be. Nicyo kinzanye. Sinje kubigisha mu buryo ubu cyangwa buriya, ahubwo numvise Yesu ambwira ngo nze dukorane inama y'ubukwe, ubwo ni ku bageni be. Hanyuma imyanzuro iva muri iyo nama ndibwira ko iri bube ikwije rwose umugeni wa Kristo. Haleluya. Ndashima Imana kubera yuko twebwe abanyamahanga Kristo natwe yadutekerejeho. Kera ntabwo twari mu bwoko bwo kugirirwa neza, ariko Kristo aza kudutekerezaho, asanga natwe dukwiriye kuba mu mubare wabo kugirirwa neza. Arangije amena amaraso, aravuga ngo ariko sinyameneye ab'ubwoko bwari bwaratoranijwe kera, ahubwo n'umunyamahanga uzamenya aya makuru, kubera yuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, agafata icyemezo cyo kuza muri Kristo Yesu, nawe nta teka azacirwaho. Mana ishimwe cyane. Atugirira ubuntu bumeze buryo,
ariko ikibabaje nuko mbona abo bantu bitwa ko batewe kuri Kristo nk'ingurukira bari kubifata minenebwe, bakabifata nk'ibyoroheje, nabo bagashaka kwitwara nkaho wenda nta kintu bimaze cyane, imbaraga zabo ntibashobore kuzipusa ngo zigere ku cyo Uwiteka Imana bashakaho. Dore rero icyo Paulo yabwiye Tito kugira ngo yandike. Paulo amwandikira yaravuze ngo, Tito amwandikira mu gice cya 2 yaravuze ngo twahawe ubuntu, haleluya, kubw'imbabazi z'Imana, ngo twahawe ubuntu. Ariko ubwo buntu ntago ari ubw'imyigishirize igezweho y'iki gihe ivuga ngo ubwo twagiriwe ubuntu dukwiriye kwigendera uko dushaka, kubera yuko mu busambanyi nakora uyu munsi natuye ko mfite amaraso ya Yesu ku buzima bwanjye, ubwo busambanyi mu maso y'Imana buhita bugira gute? Buhita buhagarara. Ngo kubera yuko ngo mfite amaraso ya Yesu ku buzima bwanjye, nintuka umuntu ntacyo bizaba bintwaye. Nahuye n'umuntu twabanye muri sepa ahantu rimwe, sanga yinjiwe n'izo nyigisho, arambwira ati uracyari muri bwa buyobe? Ntese ubuhe buyobe? Ubuyobe bwo guhora wiciraho iteka, ubuyobe bwo kwirirwa wishinja ibyaha. Arambwira ngo warayobye kubera yuko utarahumuka. None se wewe warahumutse? Ati narahumutse. Ntiwahumutse ute? Ati narahumutse kubera yuko nta mutima uncira urubanza mfite. Iyo shatse gukora ikintu ndagikora kubera yuko nizeye ko Kristo yampfiriye, ubwo byahwaniyemo. Kandi yari perezida wa sepa. Ariko Paulo yandikira Tito aramubwira ngo ubwo buntu twagiriwe ntabwo ari ubwo gupfusha ubusa, ntabwo ari ubwo kwipfayonza, ahubwo buratwigisha, haleluya, bukadukangurira kureka kutumvira Imana. Imana idutabare cyane. Butwigisha guhindukirira Imana, bukatwigisha kubaha Imana kurushaho. Nicyo ubuntu bwa Yesu bukwiriye kuba bumaze mu mitima yacu. Dusomye amagambo rero atandukanye kandi meza. Aya magambo yose icyo ahuriyeho aratumenyesha ko Kristo adatinze, ahubwo agiye kugaruka, agiye kuza gutwara itorero rye. Kandi iryo torero rye yarimeneye amaraso, ni itorero afata nk'iry'agaciro, kandi rwose ararikunda. Ikimenyimenyi arihozaho ijisho. Mana yacu nishimwe. Ahorana naryo, araryuhagira uko umunsi wije, uko umunsi ukeye, ari mu itorero rye aryicayemo. Ni nayo mpamvu yantumye muri ryo kugira ngo mfatanye n'abageni be bari muri ryo, hanyuma kubw'Umwuka Wera adukoresha inama y'ubukwe. Haleluya. Mu mateka y'isi itorero ryanyuze mu bihe bibiri. Igihe cya mbere ni igihe cya mbere yo kuza kwa Yesu. Igihe cya kabiri ni igihe cya nyuma yo kuza kwa Kristo. Hanyuma ayo mateka cyangwa se ibyo bihe bibiri bihuriye ku kintu kimwe. Gutotezwa ni kumwe, kubera yuko ritotezwa n'umuntu umwe. Irya mbere yo kuza kwa Kristo, gutotezwa kwaryo kwahereye muri Egiputa. Ngo hima undi mwami utarigeze kumenya nde? Yosefu. Ngo arangije yitegereza ubwo bwoko butura ukwabwo butajya bubaranwa n'andi mahanga. Ngo asanga mu gihugu cye bururimo burarushaho kugwira, ngo bizarangira bumize ba gakondo y'icyo gihugu. Abugerageresha ibintu bibiri cyangwa se bibumbuye muri kimwe. Aravuga ngo ubu bwoko mubuze kubyara, kandi ubu bwoko mubufate mubugira abacakara, bujya budukorera imirimo y'agahato. Kera kabaye bwa bwoko Imana ngo yitegereza uko bumeze irabimenya, ngo irangije ipanga umupango wo kubucungura, ihamagara umugaragu witwa
Mose iramutuma iti genda buriya bwoko bwanjye buri kubabarizwa mu butaka butari ubw'iwabo, butari muri gakondo yabwo, ndashaka kubucungura anyuze muri wowe, ngo ajyane ubutumwa bwiza. Umunsi bwumviyeho ubutumwa bwiza niho Satani yakajije umurego mu buryo bwo kuburenganya, mu buryo bwo kubugerageza, abugerageresheje amagorwa atandukanye. Umva ikintu yategetse. Yarategetse ngo buriya bwoko icyambere ni mubuhe umubare usanzwe w'amatafari busanzwe bubumba. Icya kabiri mubukureho inganagano bwajyaga bwifashisha mu kubumba. Icya gatatu abantu bose mujye mubakubita kugira ngo baribwe n'izo nkoni, ubwo buribwe bubahuze, bahugire muri ubwo buribwe, be kongera kwibuka umuhamagaro bahamagawe wo gucungurwa, wo kujya i Kanani, wo kujya mu butaka bw'isezerano. Ibyo bintu nibibarya bikabarya bikabatesha umutwe, bazagira icyo bita trauma, nibarangiza barwara stroke. Iyo stroke izatuma batacibuka iby'urugendo rwo kujya i Kanani. Nuko byagenze. Iryo torero birangira Imana uko yabivuze, nubwo ryatotezwaga gutyo, birangira uko Imana yabigambiriye ariko bigenze. Imana irabucungura ikoresheje amaboko yayo magari. Torero ry'uyu munsi rero dusangiye amakuru bana ba sogokuruza, kubera yuko byarimutse. Iriya migambi ya Sekibi yarimutse kubera ko tucyumva inkuru nziza y'agakiza, tucyumva ko tuje gucungurwa, tucyumva inkuru yuko tutagipfuye twishwe n'ibyaha. Satani yaravuze ati abantu ntibakancike, ahubwo ya tekinike twakoresheje muri Egiputa nimureke tunayapurike hehe ahangaha mu nkuru z'agakiza ka Yesu, mu nkuru zo kwizera Kristo. Nimureke tuyigarure tubwire aba bantu. Haleluya. Tubwire aba bantu ko naho bagomba kujya. Tuzabibabwirisha iki? Tuzabibabwirisha imibabaro. Reka mbabwire, amatafari bariya babumbaga byimukiye ahangaha. Iyo ubona ubuzima busigaye buhenze, ukabona ibintu byose byaratumbagiye, ukabona ubaye utakoze ngo utonde iperu ku kazi, iryo joro ntago wararira. Ubaye udakoze wakwambara ubusa, ubaye udakoze byarangira ubaye umukene. Kandi mu mvugo y'abantu njya numva bavuga ko umukene burya asa n'iki? Umukene burya afite uwo basa, niko bavuga. Kandi koko iyo ubyitegereje usanga ari byo. Umukene nta jambo agira. Umukene afatwa nk'umuntu wataye ubwenge, wabuze ubwenge. Satani rero uwo mugambi arawuzi, yaragiye yimura bya bikorwa yakoreye ba sogokuruza, abizana muri iki gihe cyacu. Aravuga ngo mugende mubateze amagorwa yo mu buzima, mutume batabaho bisanzuye, ubutaka ntibwongere kuberera nk'uko bikwiriye, mu kazi ntibongere guhirwa nk'uko bikwiriye. Nibarangiza bakozwe uburetwa bacundwa y'ikoba n'ubuzima, bizabahuza bakomeze bikote mu buryo butandukanye, ibyo kujya mu ijuru bagira gute babyibagirwe. Tuzabagumana inahangaha. Ni amakuba abiri twebwe dufite. Icyambere ni amatafari turi kubumba, ariko tuyabumbana inkoni zituri ku mugongo, tuyabumba mu buryo butoroheje, kubera yuko inganagano zirimo zirabura kuri bamwe. Iyo inganagano zibuze, Yesu yavuze ngo muramenye ntimuzasinde, ntimuzaganye ngo musinde amaganya y'isi. Kabiri, igihe inganagano byoroshye ko ziboneka, kubera yuko hari abo zijya zigira gute zoroha ko ziboneka. Akazi ukabona biragenda,
ugacuruza ukabona amafaranga araje. Ariko biriya nabyo nubwo mu byita ibisubizo, ariko n'ibigeragezo byo mu bundi buryo. Hariya naho Satani hategeye abantu. Dore rero iganagano zabonetse, Satani naho yahashize akantu k'ikigeragezo k'agatendo gakomeye. Aravuga ngo mu gihe abantu borohewe no kubona inganagano, mukore uko mushoboye bagira ikintu cyitwa ivutu. Ivutu, kurengwa, ivutu, babone ko ntacyo bagikeneye ku Mana. Ivutu, batangire kwishushanya n'ab'iki gihe. Ivutu, batangire kugenda uko batari. Ivutu, bibagirwa uwo bahamagaye, bakunda iby'isi kandi babigundire kubera yuko batekereza ko ubuzima buryoshye. Muzabagusha ivutu. Yesu arangije arabyitegereza aravuga ati ariko se mu minsi y'imperuka ubundi ku rukundo rwa benshi ndeba ruzakonja. Yibaza ikibazo aravuga ngo mbese umwana w'umuntu azagaruka kwizera kukiri muri bariya bantu? Ko nduza bazaba barahembutse, abazaba barorohewe no kubona inganagano babumbisha amatafari. Ko ndeba bazagwa ivutu bakibagirwa umuremyi wabo, bakibagirwa ko bafite urugendo, bakibagirwa ko bafite gakondo bari kuganamo. Ko ndeba kandi abo bizagora kubona inganagano zo kubumba, abo bizagora kubona ibiribwa, abo bizagora kubona imyambaro, abo bizagora kubona amazu yo kubamo, abazateraganwa hirya no hino mu bibabaro bitandukanye. Ko ndeba bazasinda kandi bagasinda n'amaganya. Bityo izo mpembe zombi zifite ibigeragezo bitandukanye, ariko byose nibyo kubatinza inaha, byose nibyo kubakamuramo ibyiringiro byo kuzajya hehe mu rurembo Siyoni. Yesu abwira abakristo mu magambo yose twasomye, arababwira ngo dore wa mugeni wanjye we, ibyo byose nubibona uzitondera ibi bintu 9. Ni byinshi, ariko mu magambo twasomye turasangamo ibintu by'ingenzi 9. Uzitondera ibi bintu 9, ubigendere mu mwana wanjye, mugeni wanjye nzagusanga utarishwe, nzagusanga ugifite ibyiringiro muri wowe, nzagusanga utarabaye nk'abandi bose. Aravuga ngo torero ryanjye, bageni banjye, ikintu cya mbere mugomba kuzitondera, mugomba kuzaba maso. Mugomba kuzaba maso, kubera yuko utaba maso yitwara uko abonye. Utaba maso agwa mu bintu atakabaye agwamo iyo aramukabaye maso. Icyobo kiri imbere ntiyabasha kukibona kubera yuko afite ibindi yagize gute, yarangarije. Nurangarira amaganya, Yesu arakubwira ko bizarangirira ijuru utarigiyemo kandi yari yaguhamagaye. Nurangarira isindwe, Yesu arakubwira ko bizarangira uru rugendo utarurangije neza kandi yari yaguhamagaye. Nurangarira amaganya y'isi, Yesu arakubwira ngo bizarangira utarigiyemo kubera yuko yari yaraguhamagaye, ariko ntiwaba maso. Mu mibabaro yawe ba maso, kandi mu guhembuka kwawe ba maso, ahubwo ugwiza urukundo, kubera yuko ubizi neza ko nta uhunika inaha ngaha ngo narangiza ibyo yahunitse babimuherekereshe, ahubwo ibyo yahunitse bisigara biribwa n'abantu batabiruhiye. Akugira inama yo kugwiza urukundo, akugira inama yo gusaranganya n'abandi, akugira inama yo kumenya izo mfubyi, akugira inama yo kumenya abo bapfakazi, akugira inama yo kubonye abo badashoboye, kugira ngo bafate amaboko nabo babeho, kandi abo bari mu isindwa wenda ry'amaganya boroherwe, Kristo baramure, bataragira gute, batarapfapfana. Uzabukoza umurimo w'Imana, uzabukoza umurimo w'Imana. Haleluya. Cya kabiri, aravuga ngo mujye musenga iminsi yose. Hasi jambo ry'Imana riratubwira ngo we yajyaga yirirwa yigisha abantu, ngo ariko nimugoroba akajya kurara hehe ku musozi wa Elayono. Yabaga ajyanywe n'iki?
yabaga ajyanywe no gusenga. Mbese yirirwaga mu bantu avuga ubutumwa nk'uko ndi kubuvuga, ariko akagira umwihariko, akaza kuva mu bantu. Ujye uva mu bantu, ugende wihererane na so. Haleluya. Niba uri umubwirizabutumwa, jya uva mu bantu. Bashumba mujye muva mu bantu, mujye mugira akanya ko kuva mu bantu, mugende mwihererane na shobuja. Baririmbye mujye mugira akanya k'umwihariko ko kuva mu bantu, kubera yuko imbaraga warwanishije uyu munsi ntabwo arizo uzarwanisha ejo. Kubera yuko kandi ubutumwa wahawe uyu munsi, ntabwo mwumvise ko hari igihe nigeze kwirara simve mu bantu nkibwira ko uko narwanye ejo ariko ndi burwane uyu munsi, ariko nkagerayo nsanga urugamba rwahindutse. Yesu arakugira inama yo gusenga iminsi yose, ukajya uva mu bantu ukajya kwihererana nawe, akakumenyesha uko ibintu bimeze. Icya kabiri, cya gatatu, kwitanga mu murimo we. Yaravuze ngo uwitanga nzamugororera, kubera yuko ndaza umuseke ugize gute utambitse. Umuntu witanga mu murimo, umukozi ku murimo niwe Imana igira gute yishimira, niwe yemera. Itange mu murimo w'Imana ni urukingo rwiza, ni urukingo rwiza, ni urukingo rwiza rwo gutsinda ibigeragezo Satani ari kugerageresha itorero ry'uyu munsi. Kandi cya kane ndashaka kwihuta, ni ukutishushanya n'abici gihe. Kutishushanya n'abici gihe, kutagendera mu kigari. Yego, yaravuze ngo umugani uraha, hari amasaka yabibwe, kandi ayo masaka uko yabibwaga hari umwanzi hakurya uri kureba uko umubibyi ari kugira gute ari kubiba. Ngo maze bugorobye, ngo wa mwanzi aragenda afata ibintu bisa n'amasaka byitwa urukungu, ngo arabizana nawe abinyanyagiza mu murima, abibibamo rwihishwa, ngo birangije nabyo biramera. Mu kumera, iri shaka ntago ryari rizi ko ari urukungu, kubera yuko gifite ikibabi gisa naryo. Ntago iri shaka ryabimenye, ntago iri shaka ryamenye ko riri gukurana n'ikintu kiri kuryonga. Ntiryabimenye kubera yuko ntiryashishoje. Ariko umva ishaka ryashishoje, riranywa rikanyunyuza ubutaka, ryirwanaho kugira ngo urukungu rutariyabya, urukungu rutaricura, urukungu ritagendera mu kigare cy'urukungu, kubera yuko ntabwo bizera bimwe. Bana ifasha mu byumva, ntabwo ibi bintu bizera bimwe. Rero Yesu aragira inama iri shaka, kubera yuko abahinzi bamubajije ngo mbese uru rukungu tugenda tururandure, kiyo twitegereje tubona nubwo wenda ibibabi bisa n'amasaka ariko atari amasaka. Arababwira ati reka da, buri rukungu rugira ubwenge, rwaragiye rufata imizi yarwo ruragenda ruyisobekeranya n'imizi y'amasaka. Uranduye urukungu n'ishaka ryarandurwana narwo. Ahubwo ni mubireke bikurane, mfite tekinike nashize mu ishaka, niriramuka ribaye maso. Ibi bintu ndi kubabwira birakomeye, nimushaka mubitega amatwi mu buryo kandi muri kumwe n'Imana. Niriramuka rikurikije rikaba maso, tekinike nashize muri ryo zifite ubushobozi bwo kurigaburira igaburo rishyitse, hanyuma rikabona intunga kimera zihagije. Mukristo we, Yesu yashyize byose bihagije muri wowe. Ntabwo ukwiriye kugendera mu kigare ngo nuko runaka ubonye yitwara gutya ngo nawe ubyohokeho. Baririmbye mwe, ntabwo mukwiriye kugendera mu kigare ngo nuko mubonye ibunaka bahimbaza batya ngo namwe mubyohokeho. Kristo afite ibyo yashyize muri mwebwe, kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Icya gatanu, guhinduka. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Guhinduka, niba waraje muri Kristo ariko ukaba utashobora guhinduka rwose, menya ngo uru rugendo ntabwo uzarurangiza, ahubwo uzasigara inyuma rwose. Singitinzeho. Hanyuma icya gatandatu, gukomeza icyo ufite. Komeza ibyo ufite byose bihagije, Yesu yarabiguhaye kugira ngo ubashe gushorera imizi muri we. Yarabiguhaye, biri muri wowe, biri muri wowe, byarimutse byimutse mu ijuru, birangije bitura muri wowe mindani. Komeza ibyo rero, we gufata ibyo hirya kandi we gufata ibyo hino.
byose bihagije urabifite. Kandi yaravuze ngo unkunda ujya mu ijuru uwemera jyewe imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva hehe? Mu nda ye. Birumvikana ko byose byo kugukiza biri muri wowe. Komeza ibyo ufite. Icya karindwi, kurinda ikamba. Hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangire, muze mwisigara. Ikamba ryawe niryo umwanzi ahiga. Koresha uko ushoboye urwana intambara nziza, kuko Kristo niwe mbaraga zawe. Fata ubugingo aguhaye. Ngo haleluya, fata ubugingo aguhaye, kubera yuko iryo kamba ryawe umwanzi arashaka kuryangiza, umwanzi arashaka kurikwiba, ariko Kristo niba muri kumwe nta uzakuvuvunura mu biganza bye. Cya munani, guhora ukenyeye myambaro yawe. Mbese imyambaro yawe irera. Imikenyero yawe Kristo yaguhaye arashaka kuyirinda, arashaka kuyirinda, kandi ugahora uyikenyeye utambaye ubusa. Mana ishimwe cyane. Iyi myambaro ni imirimo umukristo, ni imirimo umugeni akorera umwami. Iyo mirimo rero ngo nizagenda idukurikiye. Iyo mirimo rero ngo niyo Yesu azaza kureba, kubera yuko ngo izanaca no mu maso yiwe ipimwe, hanyuma nishimwa umuntu agire gute? Ayihemerwe. Cya cyenda cya nyuma, amatabaza yanyu yake, ahore yaka. Mwuka wera wo muri mwe ahore yishimira umubyibuho. Ntimumubangikanya n'ibindi, kubera yuko mwuka wera aragoragoza nibyo, ariko iyo abonye umunaniye ngo arigendera. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya kuwo yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butuga. Yaragiye kubera yuko yabonye ko hari ibindi umubangikanya, ntabwo yisanzura. Ariko umuntu umwuka wera arimo, umuntu umwuka wera abona aho yisanzurira, ahorana igiterane mu mutima we, akumva indirimbo z'Isiyoni ziramanuka. Haleluya. Akumva ibineza neza, ahorana umunezero. Ngo no mu makuba akishima, ngo no mu mubabaro akumva aranezerewe. Haleluya. No mu byago nzaririmba ndamahoro. Nukomera n'igihe ageze mu byago, n'igihe ageze mu maganya, mu byamuganyisha ntagaganya, kubera yuko aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda. Mana ishimwe. Dusoza ubu nsoreja. Mwumvise ko Kristo yantumye gukoresha inama umugeni we. Ibi byose byari inama turi gukora. None rero, iyo umuntu akora inama y'ubukwe, iyo umuntu akoresha inama y'ubukwe, hari ibintu biberamo. Cyambere ni ugukora igenzura, ngo barebe niba uyu mugeni yagize gute? Yikwije. Barebe niba afite amajyambere ashitse. Barebe niba uyu mugeni koko ari ku kigero cyo kugira gute? Cyo gushaka, cyo gushingirwa. Ho niho ba tantine baza, ho niho ba nyirasenge nyine urubyumva baza, ho niho ba se wabo baterana, nama y'umuryango igaterana, nama z'inshuti zigaterana, inama z'itorero natwe tukazikora, kugira ngo umugeni wacu atazasebera mu bakwe, atazasebera muri rubanda, kugira ngo azagire ubukwe bwiza. Ngiki cyo Kristo arimo akora nonaha. Mba mbaririmbiye, ariko kubw'igihe cyanjye simbaririmbira. Ariko umvi igitero cy'indirimbo nashaka kubaririmbira. Mugeni wa Yesu yitegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose.
basanze umugeni hari ibyo atujuje, baraterateranya uyu mugeni bakamutera inkunga. Yesu Kristo yambwiye ngo wowe uze kwirebaho muri iyi nama dukoze, ibyo usanga utujuje yiteguye kugutera inkunga ngo ubyuzuze. Yiteguye kugutera inkunga kugira ngo ibyo utujuje ubyuzuze. None kwaje witeguye guti? Kwaje ese we ufite ibikoresho byuzuye? Kwaje ese urambaye umwenda w'ubukwe urawufite? Iyo wizunguje gutya wumva ukwiriwe rwose, wumva ukwiriwe rwose, wumva ukwiriwe rwose, wumva ukwiriwe rwose, wumva ukwiriwe rwose. Niba hari ibyo waburaga, ntabwo Yesu yaje kuguciraho iteka muri iri teraniro. Niba hari ibyo waburaga, ntabwo Yesu yaje kugushinja muri iri teraniro. Yaje mu buryo bw'ubugwaneza kugira ngo wirebere nawe ibyo bintu waburaga kuzuza, hanyuma nurangiza ubihagurukane ubimubwire, agutera inkunga kuko arabishoboye. Ni nacyo cyamuzanye muri iri teraniro. Ndaza gusaba uwo twafatanyije iri vuga butumwa wansengeye, mushumba wacu, yigire hino.